Yesu nashimwe cyane. Murambura amaboko duhoberane se. Yambi mwese mu izina rya Yesu. Ndabaha intashyo ku cyumweru nari ndahantu mu gashangiro, twagize amateraniro abiri ngiye gutandukana nabo, ni nabwo mushumba yampamagaye dushoje, mpita mbaka intashyo abo twari kumwe barazimpa, nimwakire intashyo za bene so. Ngaho nimwicare mwumve ijambo ry'Imana. Iminsi myinshi ko mufite uburakari, hari abantu bambonye bwa mbere se bari hehe? Ni benshi. Amazina nitwa Mukanyirigira Gloriosa, nzwe ku izina rya Mama Vanessa. Ndi umumama mfite abana 5, nsengera Bukane kuri paruwase muri ADPR, ntuye ahantu bita mu Gahondogo ku mashuri ukatiye Yaounde. Ibyo birahagije. Gusa kimwe cyo nkunda Imana n'abantu b'Imana, numva nkijijwe. Bose kuba mvuze gutya ni bibi, ngenda kishijwe. Imana yanyemereye ubugingo, kereka ari njye ubigizemo uruhare kugira ngo mbubure, ariko ijuru rirahari. Abakunzi Imana no kuzaboneka kwayo tuzaritaha. Bibiliya iravuga ngo abifatanyije n'Uwiteka. Turacyariho twese uyu munsi. Namwe mwifatanyije n'Imana, tuvuge ngo amen. Aho papa na mama batabaye yarahabaye cyangwa ntiyabonetse? Inshuti n'imiryango zidahari yaba yarakweretse ukuboko kwayo? Tuvugire rimwe ngo amen. Munyemerere dusoma amagambo y'Imana nawe, igitabo cy'Itangiriro ibice 26. Turaza gusoreza mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere, umurongo ndi bukurangire mu kanya. Reka tubanze dusome aya magambo. Itangiriro 26, 27, umurongo wa 11. Itangiriro igice cya 27, umurongo wa 11. Yakobo asubiza Rebeka nyina ati, dore Esawu mukuru wanjye n'icyoya, njyeweho umubiri wanjye ni umurembe. Ahari data yankorakora akamenya ko ndi umuriganya, nkizanira umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. Nyina aramubwira ati, mwana wanjye, umuvumo wawe aba ari njye ubaho, nyumvira gusa ugende uzinzanire. Umurongo wa 21. Isaka abwira Yakobo ati, mwana wanjye, igira hino ndakwinginze ngo ukorakore, menye yuko uri umwana wanjye Esawu koko cyangwa kutari we. Yakobo yegera Isaka se, aramukorakora, aravuga ati, ijwi ni irya Yakobo, ariko ibikonjo ni ibya Esawu. Ntiyamenya uwo ari we, kuko ibikonjo bye biriho ubwoya nk'ibya mukuru we Esawu. Nuko amuhesha umugisha, aramubaza ati, uri umwana wanjye Esawu koko? Aramusubiza ati, ndiwe. Hanyuma umurongo wa 36 tuhasoreze. Aramubwira ati, Yakobo ni Yakobo koko, izina ni ryo muntu. Ubu ni ubwa kabiri andiganya, yankuyeho ubutware, dore none ankuyeho imigisha. Arongera aramubaza ati, nta mugisha wansigiye? Itangirira igice cya mbere, umurongo w'9. Ijambo riravuze ngo, Imana iravuga iti, amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke, biba bityo. Tuvuge ngo amen. Si ubwo ko mutavuze? Imana iravuga iti, amazi yo munsi y'ijuru, hari utuye hari ukorera, nateranire hamwe, ahumutse haboneke, ubone uko uterana n'uko ubyara n'uko ushyika ku byo ushaka. Nasize mufashwa, kereka nimba hari ibyabateye inyuma. Nari mvuze ngo amazi yo munsi y'ijuru, hari utuye hari ukorera, hari uturanye na naka, bari abantu mubana mukaza, bo mubana muri nyoboza, bo muririmbana. Amazi nateranire hamwe, ahumutse haboneke. Ubwo mvuze nabi?
iri jambo Imana irivuga ndihereho nsoreze kuri bariya abana b'abahungu babiri. Nkubwira ijambo rivuga ngo komeza icyo ufite kiraruta icyo utegereje. Iri jambo Imana irikoresha yari iri mu gikorwa cyo kurema, ngo irema ibintu byose by'ibiremwa, ibona ni byiza nta kibazo gihari, ariko ngo ibone ikomeje. Naka kantu nashakaga. Yesu murareba nabi. Amen. Ngo Imana ivuge se none umuntu arabafata ati Haleluya. Urabona nta kimana yakuremera we, nta n'icyo ukeneye kirahari. Noneho aha ijambo riratubwiye ngo Imana iravuga, ivuga aho abantu bacecetse, ivuga aho abavuze bavuze, ngo yitegereje ngo ibone ikomeje akazi. Ngo irarema ibona ibintu byose iremye ni sawa, ariko ngo ibona akazi muri yo karacyakomeje. Ngo ariko yitegereje ibyo yaremye, ibona mu bintu yakoze hari ikintu yakoze gikomeye bidashoboka ko yaremeramo ikindi, kiriya kintu kikiri imbere yawe. Ubu rero aho bafashwa niho ndi burebe kuko simbivamo. Tuvuge ngo amen arata. Hariya amen. Ni VIP. Haleluya kwa Mushumba. Niyo mpamvu mucecetse nuko yicaye aho ngaho. Haleluya. Amen. Abakeya beza. Abacuranzi bagiye none sinzi aho berekeye. Ese batashye? Ako nabanyabiraka. Twangaje abantu bakora iteka n'iteka. Bari hese. Muri ako kazu. Bambwire ngo amahoro y'Imana bane namwe. Iyo irongera iravuga, ikoresha ijambo kugira ngo cya kintu kigerweho. Undi bintu byose byarakozwe bitegereje ijambo. Ngo irebye ibona ikintu bisa amaso. Jewe niyo nayarose nyoga mbanzi ko ibibazo byambanye birebire. Hari umuntu wari arota yoga? Mujya mugwamo cyangwa murambuka? Harimo n'abagwamo bagasoma nkeri. Ngo Imana irebye ibona ikintu bisa amaso. Ntabwo bishoboka ko ishobora kurema ibiti ngo ibiremere mu mazi, n'inyoni ziguruka ntizakwarika mu mazi. Ibona hari ibiremwa bidashobora kuba mu mazi, ngo yikuramo ijambo. Tuvuge ngo amena. Iravuga ngo amazi yo munsi y'ijuru nateranire hamwe, ahumutse hagire gute haboneke. Impamvu turi muri aya materaniro mu gihugu cyacu nuko ahumutse habonetse. Nago wabyumva sana. Ngo ikimara kuvuga iryo jambo, ngo amazi yihutiye kumva, agira uruhande rumwe ahumutse haraboneka. Impamvu wabyaye, impamvu washatse nuko hari ibyo Imana yumukije, bigira uruhande rumwe icyo Imana yashakaga kurema igira gute irakirema. Wibwira Imana ngo nta kazi wabonye, kuko aho wari gukorera amazi araharengeye. Itaravuga ntibishoboka, ariko nivuga ngo amazi yahariye ahantu, hariya hantu niyerekera uruhande rumwe uzakora ntawe ukwatse ruswa. Birashoboka ko Imana yashyira uruhande rumwe cyangwa ntibishoboka? Nako kantu nagira ngo mbanze kukubwira. Uriho kubera ko Imana hari ibyo yigije uruhande rumwe, hari umuko uratambuka. Urarenda uvuga ngo ntibagusura, naho utuye umugende waraharenze. Uraba udafite aho usohokera, abagusura babona aho bambukira binjira. Ariko niyo umutsa hariya ahantu, subwo murimo murabyumva. Ngo barakubenza urakuzuguye ku mashyiga, baranyura he ko ari amazi. Ariko niyumutse ugira icyo avuga arabona aho anyura. Ahubwo reka tubwire Imana yumutse abaza babona akayira banyuramo. Tuvuge ngo amen. Nabwo ikibazo ari diplome iri hariya,
ahubwo aho wagakoze hari umuntu ushaka kuzagusambanya, ariko Imana nimubika ahantu ikamushyira iruhande rumwe, uzakora nta ngaruka z'ibyaha. Ntago mwumva? Ndabona mutangiye kumva mutinze. Imana ivugane nawe cyangwa ibyihorere. Iyaba wari wumvishe ko ikubwiye ko ikomeje gahunda yo kurema, igashyira iruhande rumwe ibintu, ubundi ukambukira ahumutse, si rimwe si none si kabiri, yumutse tugatambuka. Ubanze wibuke ibyo yumukije ukaba ufite iyo myaka. Wakabaye kuba warafunzwe cyangwa yetse ikinyendaro, wakabaye kuba warapfuye, wakabaye kuba ufite ubumuga. Hari ibintu byinshi, hari inzuzi zari kugutembana, ntiwirengagize abo mwiganye zamaze gutembana. Ijambo rya kabiri, ukomeze icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Icyo ufite kiraruta icyo utegereje. Ngaba abana b'abahungu babiri basamwe n'umubyeyi umwe, ari we Rebeka mama wabo, bajya mu nda imwe. Amaze igihe atabyara, ariko Imana iza kumwibuka, hanyuma arasama. Iyo tuvuze umugore tuba tuvuze itorero. Hanyuma uyu mugore yaje gusama, asama abana bangahe? Babiri. Ngo bageze muri yanda banga kumvikana, kandi bari mu nda imwe. Nari nkubwiye ko umugore asobanura itorero. Mushumba nguri yaze kubibasobanurira. Bibiliya ivuga ko umugore ashushanywa n'itorero. Hanyuma uyu mugore Rebeka asama abana babiri. Ngo abasamye bageze mu nda, ngo uko iminsi igenda ishira niko barushagaho kuryanira mu nda bataragera ku isi. Ibintu nateguye nanditse no muri agenda, bari gusenga ku ituro ya kabiri, nibwo aya magambo nyahawe. Rero mujye mwihangana, umuntu nabwiriza ibyo yahishuriwe ntimukamurenganye. Uyu mugore yasamye agasama abana babiri, hanyuma bageze mu nda baryanira mu nda imwe kandi bataragera hanze. Ubwo si ubusobanura? Ngo bararwana banga kumvikana kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ngo izuba rikajya rirenga imigeri ari imigeri, ingumi ari ingumi. Ngo nyina agiye guturika, ngo yumvishe bimurenze, ngo ajya kubaza Imana. Harabaza ati mu nda yanjye barapfa iki? Mumbarize ngo turapfa iki turi mu nda imwe? Agusubije ko mupfa iki? Nta kintu akubwiye, birumvikana. Ngo umubyeyi yumvishe umutima ugiye gushwanyuka, azamuka umusozi aho Imana yabaga arahazi. Ntabwo biri tubwira ko yagiye kuraguza, ngo ahubwo yagiye kubaza Imana, niko se Uwiteka, ko namaze igihe kinini mfite icyifuzo cy'uko nasama, ko namaze igihe kinini mfite icyifuzo cy'uko wangirira neza, none ko mu nda yanjye numva harimo abana, ko ntashidikanya rwose ko ari abana, ko aba bana numva nta mutekano, ko barwana kuva mu gitondo. Igisubizo cy'ibibazo byose iramubwira ngo mama, nta kindi kintu abana bawe bapfa, ni amahanga abiri. Uzi ko amahanga mubana, uzi ko ihanga mwaturana mukabana no mu nzu, dore ukuntu bareba. Uzi ko umunyamahanga mwakorana muri biri imwe, se ko mureba nabi. Wambariza uwo muntu ngo utaraza aha wahoze he? Erega ubu tuziraho abantu bavuye. Ba nyina bababyaye ntabwo nzi ibyo babonyeje. Hambwira ati mu nda yawe ni amahanga abiri arimo. Rwose pe mubyeyi, nkubwije ukuri ubyumve. Ikindi kintu cya kabiri, aba bana nubwo ari amoko abiri arimo, umwe akaba afite uruhu rw'umweru, undi akaba ari umwirabura. Donc umwe yari umuzungu, undi ari umwirabura. Muri icyo kinyarwanda cyumvikana, umutoya azategeka umukuru. Nshatse kubwira abantu ko iby'Imana ntawe ubirata ko bimaze n'igihe, kuko ukijijwe saa sita yakuyobora. Birashoboka cyangwa ntibishoboka? Wenda uwaguze iyo ntebe wicayeho yasubiye muri byeri, cyangwa asubira gutega indaya, ariko wicaye muhimbaza Imana. Bivuze ngo umutoya azategeka uwayiguze. Wagira ngo ndi muri Korea ya ruguru. Nari mvuze iyo ntebe wicayeho wari ukwiye kumenya amateka. Wabona n'uwubatse iyi nzu adahari, wabona n'uwadekoye ntawe uhari, wenda yaranaguye, ariko uri mu nyungu z'amasengesho y'abakiranutse. No mu kazi ujya witwara neza,
kuko umwe yavutse afashe igitsitsino cy'undi. Aramubwira ati uko byagenda kose aho wicaye habanje abandi, kandi inyuma y'umuntu haba undi. Mujye mwubahana. Nukora iperereza urasanga ahantu utuye hari hatuye abandi. Njya ngira ubwoba bw'uko waba utuye mu itongo ry'utarapfuye akaba yarahunze, yagaruka ntago mwaserera. Si byo se bumvuze nabi? Kurikirana urebe, urasanga nyiri iriya nzu nimba atarapfuye yarahunze cyangwa afite ubundi buzima yibereyemo. Ariko nkubwira ko umuntu atura hatuye abandi, bivuze ngo aho uri kora ibyiza ugifite uburyo, kandi uteganye kuzapfa aho wari ugejeje abandi bakagira gute, bagakomeza. Mubyeyi ahabwa ubusobanuro bw'icyari kimuzamukanye umusozi. Mana iramubwira ngo ngaho genda utegereze kubyara kw'abo bana, wowe uzabirebesha amaso yawe. Menya ko umwe azavuka afasha agatsitsino kundi, donko ntabwo azamurekura. Nicyo nkubwiye, umuto azategeka umukuru. Uwiyita ko ari mukuru muri ibi bintu ashobora kujya mu ishyamba kurisha akamaraho imyaka 7, uvuye muri Yorodani ejo mu gitondo akavugira ijambo nta n'uwari mubatirije. Arabyara abana bakuze, bakura bagaragaza imirimo yabo. Cya kindi cy'ikizungu cy'ibisatsi ngo gikura gikunda ishyamba, gikurikirana ibisimba, gikunda guhiga. Niwo muco w'abazungu, mubona ko bakunda utuntu tw'utunyamaswa cyane. Esawu ngo aragenda bumuhigi kabisa, ngo akajya ahiga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ngo Esawu akajya amara iminsi 2 ahiga. Ningaruka inyuma ndakubwira ngo kera wajya guhiga amasengesho ukiruka inyuma ushakisha Imana, none ubu byabaye kwiruka muri bizinesi. Ngutangariza ko ibintu wiruka inyuma uzarenda upfa utabibonye. Wari ukwiriye guhagarara mu mwanya Imana igushakamo, ibintu bikagushaka, kuko nta giti kigurukira inyoni. Utarabaho Imana yari yaragennye uko uzabaho. Ni nayo mpamvu uzabona umuntu ashobora kwiga akarangiza risasi agashyira hari, ntabona akazi ahubwo utararikandagiyemo, akakurusha umushahara wicaranye diplome. Ni ukubera ko ibizagutunga Imana yabimenye kera utarazi. Uziruka inyuma y'amafaranga, uzi ko nta mukire upfa anyuzwe. Mwana wa mama, uzi ko ufite kajugujugu aba yifuza yari France. Niyo Imana yayima kumva yayobora isi, nabyo ntibishoboka. Nta muntu upfa anyuzwe. Nababwiye ko nta muntu Imana igisubiza. Ibyo wita ibisubizo ku Mana biba ari ibibazo gusa. Umwana ihaye umugabo ejo bimubyariramo ikibazo cyo kutabyara, yamahamo abana akabarambirwa, tume 2, isi irananiye, nta kazi mfite, nzabyara umwe, rekera aho ngaho. Ugasanga ibyo twitaga ibisubizo bibaye ibibazo ku buzima bwacu. Uzi ko ushobora gukora imirimo y'Imana hano ukavunika ugakora byose Imana ikwanga, bitewe nuko yabonye ko ubutware yaguhaye wabutesheje agaciro. Papa waramukunda cyane, ngo akunda Esawu, ariko Imana ngo ikamwanga kubera ko yo ireba hirya aho ababyeyi batageze amaso. Yakobo rero ngo aba umwana wa nyina, ngo akundana na nyina sana. Buriya abana b'abahungu ku myaka 25 batabatandukanyije na ba nyina bajya bakora amarorerwa. Uzabigenzurire ku wawe. Nta mwana w'umuhungu w'imyaka 20 unegosiya na papa we, ahubwo baba ari abantu 2 bahanganye mu rugo, baba ari abagabo 2. Kuko iyo igihungu cyazerereye kibere mu gisope mu kirya bareza akageza saa 5 atarataha, ntashobora guhamagara muzehe, ahita hamagara mere, baryamye se. Akamubwira ati sara kwica sha, yicaye mu ntebe yanze gusinzira. Mere nyine wegekeho ntuze gukinga. Urumva umwana negosiya na nyina paka. Iyo kitaraba igikoba ngo gicurusha urufunguzo, igihe cyose ahora hafi ya nyina, yabona n'agahumba kakamutera ati mere uze gushaka ubugari nge simpari. Ukabona nyina nawe ari ku maso y'umuhungu we, ariko umusaza ashobora kumara amasaha 3 yicaye mu ntebe ati nk'ubu rudomoro saa 5 uyu mwana akagiye kumpindura imbwa mu rugo rwanjye, nzajya nta saa 12 rudomoro ataye saa 7. Na muhungu we hirya muzehe wagiye kuryama gusinzira. Musaza akajya kuryama atabishaka, ariko rudomoro ari mu mutwe. Yamara kugera ku buriri n'umunaniro n'ihene iriwemo n'amasinde iriwe atabira kwisha, musaza akabaragiye. Umukecuru agasohoka, ariko se rudomo nanizi sanura atamere, ndaje kabisa mere, we ntukinge gusa. Abazi isaha nyina arara yicayeho. Yakobo rero
ngo yari inshuti na nyina cyane, umwe mu gikoni basongana ubugari. Ikintu cyambabaje ngo umunsi umwe Esawu ngo aragenda ajya guhiga. Ntabwo igihe cyose iyo tugiye guhiga Imana tugiye gusenga ariko tuyibona, sinakituvugaho, ariko icy'ingenzi ni uko tuba twagiye. Burya nubwo itagaragara ariko igeze gute, irahari. Ngo aragenda ajya guhiga, ngo ataha uwo munsi ananiwe cyane, nta mana yabonye, nta muhanuzi wamuzumingiye, ari saa kintu, nta muhigo, nta nkware, nta nkotsa, nta kintu na kimwe yacyuye. Ngo ageze mu rugo ahita akatira mu gikoni, ariko ngo akatiye mu gikoni ngo asanga ibishyimbo umuhungu nawe yamwiteguye bihiye birimo amamesa. Na ya nzara yose, na ya minsi yasenze, abandi baratabawe waracyatagangira muri Patimosi, kandi Imana yamuvuzeho nko muri 41, bigeze 2020 nta n'agacu kangana n'ikiganza. Ngo arebye gutya abona ibishyimbo, ati garafre nta kintu wandusha se. Iminsi umaze usenga 60 n'ingahe nta kirakomarira? Sinumva ngo muri Patimosi mumazemo iminsi ngiye guha ibishyimbo byanjye. Gusa ko naguye ngo curuze kanyanga, ubwo urasa gutya abandi bana ntibakeye ngo ngiye nguha ibishyimbo. Koze ko setsa aho wirirwa ntacyo bakumariye, siko bitegeze bakubwira uko usa we. Gareba ibishyimbo wase wangaburiye kweri, wowe mfasha nsayidirina ha wenda mu ijuru nzimenye, ariko indwana nkumpe ku bishyimbo. Haramureba aramubwira ati kugira ngo nguhe kuri ibi bishyimbo byanjye, iyo mwirirwa mujya gusenga buri migoroba muparitse, nanjye mba ndi gucuruza, ntabwo wagakwiye kunsaba usenga ngo rimurya ahantu. Ntabwo wagakwiye kunsaba ibishyimbo byanjye, nta nubwo ari ukwiye kunguza. Ntekereza ko iyo mwirirwa imbere murara imbere ibisi 70 ingahe, ama YouTube, ama TV1, ama TV, abantu bose babakurikira, niho uri gukenera ibishyimbo byanjye. Ntabwo byumvikana. Cyakora kugira ngo mbiguhe petit frère, wibuka ko Imana yaravuze ko mutazayobora iki umukuru, ati kugira ngo mbiguhe kereka naha nashakaga ngo ntega amatwi, kugira ngo nguhe ibishyimbo byanjye, kugira ngo nguhe akazi, kugira ngo nguhe amafaranga, kugira ngo nguhangaje muri uyu mwanya, kugira ngo ngire serivisi ngufasha, kugira ngo nzakubere marene, kugira ngo nzahagarare mu mwanya wawe, kugira ngo nzakuvugire hariya hirya. Hari akantu gato ngusaba, ndashaka ko wibagirwa uriwe muri uyu mwanya, ukirengagiza ubutware n'ubushobozi n'ijambo Imana yakuvuzeho. Ndaguha ibishyimbo birye. Onda tugize ngo iki, niko bimeze. Ni donadoni, urampa ubutware bwawe, icyubahiro cyawe ugikubite hasi. Uburetse kunyereka kuri umuhanuzi, winyereka kuri n'umuvugabutumwa, winyereka kuhimbaza, winyereka kuri umukristo hari, ndashaka kusa n'ubyirengagizaho gato. Niyo wasoma ku nzoga umwanya muto, waba ibishyimbo nabiguha, ariko igerageza usa n'uwirengagiza Patimosi, ibihumazemo iminsi isa n'ubikubita hasi gato. Donc urabona ko akazi kabuze, kugira ngo ngakazi nawe urabyumva my friend, nibere niyo narikora gusa ntagusambanyisha, akazi nakaguha, ariko icyo akeneye ni ugutakaza agaciro k'icyo wari waramenye. Esawu wahoze he? Uwagushaka yagukura he? Ijambo ryababaje Imana ryatumye no muhungu bamwanga kare, ni amagambo yasubije mwenye Nina. Yaramubwiye ngo ubundi se kuba mbufite bumariye iki? Kuba uri umukobwa warize Imana yarakurindiye mu itorero rizima nk'iri, urumva ntacyo bikumariye kuruta uko wakwifuza kuzishingira n'umusinzi. Nibyo bifite inyungu, azagukura amenyo abiri ukagaruka uri manyobwa. Birenge ni wowe ubwirwa. Kuba ufite ubutware nta kintu bikumari, no kwitwa umukristo wa hano utekereze ko hari abagezemo bakagwa bikabananira. Kuba wowe wari ugikomeje ucegera igaburo ryera ufite aderesi, niyo wapfa umurambo wawe twawugeza tukagushyigikira nk'umukirisitu, tukavuga ngo atashye nk'inyangamugayo, nabyo birahenze. Nabyo birahenze. Uwaguhishuriraho mureke mbabwire, buri ingagi ijya imbabaza. Ingagi irambabaza, noneho murabona ko negereye ibirunga kwanza.
irambabaza iyo mbona ibizungu bizamuka bigiye kuyireba, ukabona ibimodoka birashoreranye ikinjiza amadovize, irisha ibyatsi. Biriya babyita kutagira iyereka ufite agaciro. Buriya yeretswe amafaranga yinjiza muri iki gihugu cy'u Rwanda cyonyine, amadevize, umuzungu akareba ukuntu kigira gutya gusa bakishyura kashi kitanavuga ururimi rumwe nabo. Ifite iyerekwa ikamenya agaciro. No kuzamuka kwa muzehe ikamubwita musore muzehe, muri Serena niho ngomba kuba, ujye unshyiriraho ifiriti nirira. Kutimenya ngo umenye agaciro k'uriwe, umenye ubutware bw'uriwe, ngo utangariza ko ijambo ubukristo rirahenze. Ntabwo ari ikintu umuntu wese apfa guhabwa. Wabibonye abandi babibuze, abo mwatangiriye rimwe baragiye, abasubiye mu nzoga barahari, abo mwiganye bagasambana bagatwara inda abandi bakazikuramo bagapfurupurubi bakandura virusi, Imana ikakurokora. Ndakumenyesha ko aka gakiza ari uguhishurirwa, ntabwo ari iby'abantu bose. Arangije aramubwira ati nta kintu bimariye. Okay. Yakobo mu mutima aravuga ati nari nkeneye n'iryo ko rikuvamo. Ukimara kumenya ko niyo waba uri umukristo ugasaza uri inyangamugayo, ku Mana bifite agaciro. Nubwo ku bantu ntacyo bivuze, ariko ku Mana bifite icyo bisobanuye, kuko niyo ikinga yarangiza ikanakingura. Aramubwira ati nyihera ibishyimbo ubutware ndabuguha. Umva, ibishyimbo warabiriye ntacyo batakose, n'akabari wararetse ubusigaye usengera, nubwo utazinywa ariko zinywesha abandi. Ubutware warabutakaje, ibishyimbo warabiriye. Akazi ukora nawe urabizi ko abanje kurya ibishyimbo bitukura. Umushahara wawe uravumye, nta mumaro wakumarira, nizo zanyatse uhorana, kuko wirengagije kuri umukristo wa Patmos, wirengagiza ko ufite itorero ryakureze, urabyirengagiza. Yakoba kugendaho kubera ko yari yarumvishe icyo Imana yakuvuzeho, akugerageza kuzi kuko muturanye. Mwose ibere rimwe, muba mu itorero rimwe, mama wanyu basama yabasamiye hamwe. Buriya Yakobo akugerageza kuse, agomba no kukuvuga ibinyoma kugira ngo arebe ko ubutware bwawe wabureka. Ariko buriya kuvuza ukamusubiza andi magambo, burya uba watakaje icyo bisa ubutware. Amaze kurya ibishyimbo, Yakobo arishima cyane ati cyo napfaga n'icyo. Genda ujye ure kuririmba ariko nta butware ufite, pfa kuba wabumpaye. Niyo wamaramo imyaka 200, ariko icyo nashakaga nuko witakazaho indangagaciro ukananirwa kumenya uwuriwe. Ngo akora igihe kinini ngo asubira mu ishyamba guhiga, si igitangaza cyo gutakaza ubutware kandi ugakomeza kwitwa umukristo mu gihe uriya wasengereye, mu gihe uriya mwakinnye ikarita, mu gihe uriya mwakinnye ibisoro. Wari ukwiye kuva ku rwego rumwe ukaba umukristo, n'Imana yagushaka ikagira aderesi igushakiraho, ariko ijya kugusubiza igasangura hana, ejo yagaruka ugasangura ahuze. Imana n'abamarayika bagahora bazerera bashakisha umuntu, kumbi watakaje ubutware. Aho Imana yagushakiraga si iki kubona. Kera no mu ishuri ukiga segonderi, kaminuza utaranayirangiza, wari intwari mu kigo. Bavuga bati uriya mukobwa no munyamasengesho, uriya musore yubaha Imana. Mfite ikibazo cy'uko abo wabwirije uba ari bo barimo barakunegura bitewe n'uko bakubonye n'uko bari bakuze. Umenye ko imbuto wabibye zitigeze z'icyo cyiciro cya mbere kirarangira, ngere ku cya kabiri dusoze hanyuma dusenge. Ubwo ntiwumva ko ubutwara butakaje azize inzara y'ibyo hanze hano, ntiwumva ko ubutwara butakaje azize irari ry'ibyisi, ntiwumva ko ubutwara butakaje azize hiti yo hanze aha. Erega kubutakaza ntago ari ibintu bikomeye. Uzi ko ubutakariza kuri fanta ya orange 10,000 bikakwambura indangagaciro, 5 ukabitekeraho umutwe ugasanga urandavuye kandi wari inyangamugayo. Utekereze Esawu we, urebaho ubutware bwawe wabutakaje, ugasanga imbere y'umugore wishaki wakoye amafaranga, nturinganzwi wawe, ariko utakaje ubutware bwo kumubeshya umushahara wahembwe. Ubwo se kubeshya umugore washatse imbere y'Imana yamuguhaye, urumva utahageze yabibonye ko wabikoze? Yakwanze kera utaranamuzana kuko yari izi kuzamubeshya. Ntabwo wari ukwiye gutakaza ubutware ku mushahara wawe uyikorera amafaranga, wirirwa kuri mashini uba wakoze. Ni ukubera iki Imana yaguhemba 30,40, ugatakaza ubutware bw'icya-10 ukakirya ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri ukiyongeza, ukereka Imana ibibazo yikweretse ibibazo igufiteho. Ibishyimbo arabirya, ubutware buratakara, kandi akomeza guhiga, akomeza imirimo, akomeza kuba umudiyakoni. Ariko yagera hanze agasa n'abanyamahanga, akifatanya mbega ibigambo bavuze, ibintu byose arayoragura, abona agahenge aje mu rusengero. Ariko wari ukwiye kumenya indangagaciro y'uwuriwe.
naho uba niyo waba utateranye, tukagira icyizere cy'uko aho uri wadutangira ubuhamya. Wanapfa tukagukura umurambo wawe hariya wakoreye agisida, tuti ni wa mukristo wacu, aho kugira ngo abantu bagukekeranye. Umunsi wa kabiri ajya guhiga, tunasoza asubira guhiga. Agiye guhiga uwo munsi Isaka, mwanteze amatwi sha nkababwira akantu gatoya. Papa wabariya abana yarazi kubatandukanyiriza ku bimenyetso kikuranga. Subwo wanyumvisha no mu kazi ukora barabizi kuri umurokore, buri icyuri cyo kizwi nabo mu bantu. Ntabwo mvuze nabi. Kwishura aho wiga, biro ukoreramo, ishuri wigamo, akazi ukora aho ucuruza, aho wikorera, aho ukorera abandi, byanga bikunda mushumba agiye kuyoboza Marigarita, bamubwira ba Marigarita babiri, buri agaciro k'izina biterwa n'icyo wakoreyemo. Aragenda ajya guhiga. Ngo uwo munsi yakuye ibirenge mu rugo. Umusaza abwira umugore bashakanye, haramubwira ati rero Rebeka mugore mwiza, ndashaka gutanga umugisha nkawo umuhungu wanjye, ndamukunda cyane. Kubera ko ngo yarageze mu zabukuru, nkubwira ko Imana yidasaza ngo inaniwe gutandukanya wowe no mwicaranye. Iramubwira ati ndashaka gutanga umugisha, mbwirira Esau aze muha umugisha. Kubera ko yagiye mu masengesho ntawe uhari, kubera ko afite ayitatu ntawe uhari, amaze iminsi ari mu materaniro y'ikigoroba ntawe uhari, ahubwo Yakobo wirirwa mu mbuga mu mashyiga niwe uri hafi ya nyina. Oroha rero wakakugiriye inama niwe ugushora. Bibiri ikambwira ngo nzahora abana gukiranirwa kwa basi. Mama wawe wakakugiriye inama niwe ukubwira ngo do ngo bimeze gutya, ukuntu berewe burya bagucukurira imva nuko utabizi. Nyina yegera Yakobo umuhungu yabyaye, aramubwira ati mwana wa, uzi ko papa agiye gutanga umugisha, uzi ko Imana uyu munsi hari ikiri bukore, wanyemerera ukiyoberanya papa wakaguha umugisha kwitiranya na mukuru wawe. Mama burya bavugaga kuroga nkabipinga, none nanjye urabinyibwiriye, ubu se ndiyoberanya gute? Wirengagije ko, ndashaka ko umukristo wese antega amatwi, wirengagije ko papa, wirengagije ko papa azi kudutandukanya njye na mukuru wanjye, wirengagije ko Imana izi gutandukanya abantu. Ubu se kushutse ngo ninjye kwiyoberanya muri Patimosi, abantu bose babimpumyi ku buryo nta wamenya ibizira byanjye. Urashutse mama. Nyina aramubwira ati singushutse we, icyo nasabaga ni ukwinjira muri Patimosi, wowe nkundira ugende, nugerayo ndakwereka icyo gukora. Umuhungu aturabigenza ute ko Patimosi bama abanyamasengesho? Ati ndakumenyesha ko ndi bwica itungo, nkatanga igitambo cy'amaraso. Itungo nirimara gupfa, ubu buhanuzi burakomeye ntago ari umuntu wese, nirimara gupfa ndakuraho uruhu ihene, ngewe ubwanjye, ngewe mama wakwibyariye, ndibura ukwambike kandi rurakubera. Umva ababyeyi babi. Niyo mpamvu nakubaje ngo utaraza hano wahozehe. Amaze kumwambika urwo ruhu, umuhungu ati mama, atubu bagira gutya bakamfata nticyagwa? Ati ntabwo kigwa ndagihambira gifate. Ariko umuhungu arabikeka, aramubwira ati mama, data azi kudutandukanya, nubwo twamubeshya ariko se n'Imana yo mu ijuru yananirwa kudutandukanya. Agaciro ka Yorodani, wowe wamenya agakiza k'umusaraba, ukamenya agaciro k'umuzuko, ni wowe uri kumbwira ngo ningende niyoberanye? Ariko birangira yambaye uruhu, sinzi urwo wambaye ujya kwaka akazi, sinzi uruhu wambaye ujya kuza hano, sinzi urwo wambara usohotse muri aya materaniro, ntabwo nzi uruhu wambara ugeze imbere y'umugabo wawe w'umupagani.